bakuzi bakiza Bonwa TV, turabashuje nanone mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana y'umugisha, nitwa Pastor Janvier. Imana ibagire neza, tubaha ikaze mu kiganiro tugiye kugirana kidasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Turi kumwe na Pastor, ndagira ngo wivuge. Yego, turabasuje, nitwa Pastor Bienvenu Migambi. Pastor Bienvenu, umeze neza? Meze neza ndashimira. Imana y'umugisha rwose. Ndabona usizwe ubwiza bw'Imana cyane. Amavuta y'Imana ahari. Imana y'umugisha, duhawe umugisha kuba turi kumwe nawe kandi. Amen. Okay, hanyuma rero reka tubifuriza umugisha w'Imana aho muri, reka dutangire dusenga. Mana data mu izina rya Yesu Kristo, natwe muri uyu mwanya ntaba twahubwe ijuru ryo rihabwa icyubahiro, ubane natwe n'abatwumva bose babane nawe, kandi ijambo ryawe ryose rivugirwa hano hantu reka rikora imirimo yaryo mu izina rya Yesu. Amen. None tugiye kuganira ikiganiro cyiza cyane, ntusoze utacyumvise kandi ntugiremo hagati. Ese umukristo ashobora kubaho ariko afite daimoni? Umuntu yakizwa ariko daimoni igasigara mu buzima bwe? Nicyo kintu tugiye gusubiza. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma 8 muri Yohana 36. Aravuga ngo nuko umwana n'ababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Nuko umwana n'ababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Ubundi imbata ngira ngo mu Rwanda habaga imbata simbizi. Wewe uhambere ngira ngo dushe nk'imyaka mike bimeze bite imbata? Imbata ni umuntu umeze ute? Imbata ni umuntu waguzwe akagurirwa kuba uwundi muntu. Uwundi muntu. Bitandukanira hano n'umucakara. N'umucakara cyangwa? Oya. Biratandukanye. Ariko ni hafi aho. Ariko umuntu ukoreshwa ntahembwe kandi agakora cyane by'agahato. Ariko imbata yo ibibizi ko yaguzwe. None se Jenny ni wamukunda ikaba imbata y'umuntu. Kandi imbata burya ngo ntago zabaga zemerewe guca babyitahe ku marembo, ahubwo zacaga mu gikari aho abantu batareba, ntago zazaga muri saro aho abantu bari, zacaga handi. Kuvuga ngo imbata, umuntu iyo yabaga ari imbata yabaga abujijwe uburenganzira bwe. Yabaga atari umuntu wuzuje ibyangombwa. Nta burenganzira. Yego. Kuko aba yaraguriwe ku wundi muntu. Noneho uburenganzira uba ufite uwo. Pawulo yaravuze ngo natwe twari imbata za Satani. Satani adukoresha ibyo ashaka, adutuma aho ashaka, atujyana aho ashaka, adukoresha. Mbese twari imbata za Satani. Twakoraga ibyo Satani ashaka, akakujyana. Ibimenyetso bikugaragariza ko ushobora kuba ukiri imbata ya Satani ni igihe uvuga ibyo utashakaga kuvuga, ugakora ibyo udashaka gukora. Paulo nawe yigeze yabivuga, aravuga ngo ngerageza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere. Kirya gihe yari akiri mu bubata kandi yari amaze kubatizwa ndetse yari amaze no guhamagarwa, ariko yari akiri mu bubata. Birashoboka ko rero umuntu yaba mu bubata kandi asenga, aba mu nzu y'Imana, yaba mu bubata rwose. So noneho rero ni gute umuntu ashobora kuba mu bubata kandi yarakijijwe? Imbata tubajije kubyumva neza ko n'umuntu udafite uburenganzira bwe, akoreshwa ibyo atari, ntabwo byari biri ku mutima we, ntabwo yamburwa uburenganzira. Uyu munsi turasenga mu izina rya Yesu ngo uburenganzira wambuwe ubusubirane mu izina rya Yesu. Umwanzi ashobora kuba yarakwambuye uburenganzira bwawe akaguhindura imbata. Imbaraga z'Imana zikugereho, zigukureho ububata bw'umwanzi, zicagagura imigozi. Muri Yesaya 61 umwuka w'Umwami Imana ari kuri je. Yesu niwe yavuze ayo magambo ati yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa no kubohora bari mu nzu y'imbohe, noneho no guhoza barira n'ibintu byinshi. Iyo umuntu ari mu bubata aba yaraziritswe na Satani, akaba ari mu mitekerereze ya Satani. Imitekerereze ya Satani niyo afite,
niyo aryamye arota inzozi mbi, niyo agenda yibwira ibibi, mbese ubuzima bwe buraziritswe. Nyahandi umuntu azakubwira ati ubu ndikinisha, ati simenya n'igihe nikinishirije, simenya igihe nanywereye inzoga, simenya biramfata nuko ati nkunda abagore cyangwa se nkunda abagabo, atari ko tubyisangamo nyine kuko uri imbata n'imbata y'umwanzi. Noneho rero nkibaza kuki umuntu ashobora gukizwa akaza muri Kristo Yesu, kandi ijambo ry'Imana riravuga muri Abaroma, riravuga ngo umuntu iyo ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya, ibya kera birashize dore byose bihindutse bishya. Ni gute umuntu ashobora gukomeza kandi kubera iki iryo jambo riba ritakoreye umuntu? Ibya kera birashize byose bihindutse bishya. Nawe kubera iki umuntu ashobora kuba ari umukristo ariko akaba afite dayimoni ikimugendaho, dayimoni ikimubamo? Ibyo bintu jya ubibona? ntago nanyuze ndacyakubaza ushobora no guhura n'umuntu ugasanga amaze imyaka mu rusengero, si no mu rusengero, yarazamutse yinjira no mu mirimo yitwa imirimo y'Imana mu rusengero, ariko hato na hato ugasanga afite ya dayimoni. Yewe sinimwe ntuvuze ibyo kwikinisha, ntuvuze ibyo gusana, ugasanga uwo muntu ni inzahari, ibyo bintu byose arabifite, ariko ni inzahuke ku Mana. Afite iyo gusambana, afite iyo kunywa inzoga, afite abantu bacu bose ambaza arambwira ngo bigute ubonye umupasiteri ngo wanyweye inzoga wawe kugenza gute? Oya, ndamubwira ngo umuntu ashobora kuzamuka akagera hariya ariko akiri imbata, akiri imbata, akirimo dayimoni. Ariko dore icyo kuri ibi Pastor Jambo, ibintu bipfira mu itangira ry'agakiza. Hariya umuntu yakiriye Yesu, hariya yumvise ubutumwa bwiza akaza mu akavuga ngo arakijijwe. Pastor Claude, umuntu kwemera nta kintu wamuhereza, yakiriye Yesu. Hari uruhande adahaye, hari uruhande atemerera Yesu ngo yinjire, kuko iyo umuntu yakiriye Yesu mu buzima agafundura noneho imbata ya Yesu ave mu bubata baripimishije Pastor, oya yabiswe ahinduka abe undi muntu. Noneho rero iyo baje umuntu akaza gukizwa, ntabwo yemera ngo azaho ubuzima bwe Yesu, aho ubuzima bwe Kristo amuha igice. Urabyumva? Noneho ntabwo nakumva ukuntu umuntu aza kuri Yesu noneho dayimoni ikabana nawe kandi na Yesu akabana n'uwo muntu. Kandi Bibiliya iravuga ngo muri insengero z'umwuka we, muri insengero z'umwuka we, Imana yaba mu muntu gute, dayimoni nayo ikaba mu muntu? Kwa jina la Yesu ntabwo Imana ishobora kuba mu muntu ngo na Satani abe mu muntu. Ntabwo Yesu yakubamo ngo dayimoni igukiniremo uruhande Satani agifite bw'ubuzima bwawe. Ntabwo umuntu aba yarahaye Yesu ubuzima bwe. nuko bizuka iri kote nambaye iri kote umuntu abona ko nambaye ikote nambaye n'ishati. Sibyo? Avuze yavuga ngo yambaye ikote n'ishati, yambaye ishati gisa gutya n'ikote risa gutya. Noneho ukuyemo iri kote ukayishyira ahandi hantu, hanyuma kubona wambaye ishati, umuntu yavuga ngo wambaye ikote n'ishati, uhita ugaragara wambaye ipantaro n'ishati byonyine. Ni nako rero tugeze muri Kristo, tuvuye muri bwa bubata tuboneka twahinduwe, twabaye abandi. Arabyumva? None iyo tukiboneka rero hari ikindi kintu twambaye n'ikindi kintu twambaye, dayimoni ikiri mu buzima bw'umuntu, bivuga ngo ubwo buzima ntiburahabwa Yesu nk'uko ega Yesu yarabivuze muri Yohana, yaravuze ngo mugume muri nje, ijambo ryanjye rigume murimo, nibwo muzabasha kwera imbuto kandi zihoraho. Nimuguma muri nje nibwo muzera imbuto. Mu yandi magambo, muri ngewe n'ijambo ryanjye, of course ubwo ni mu ijambo, nibwo umuntu ashobora kuba yuzuye, nibwo yaryoha, nibwo yaba uko kwifuzwa, nibwo yaba umuntu ukenewe mu bandi.
ariko bivuze ngo nimusohoka muri iki nabo bagaraga vuga nta mbaraga, gatotsi byagenze nta bushobozi, gatotsi kazi nta kuryoha, ahubwo nimube muri nge, ijambo ryanjye rigume muri mwe, muri mbata yanjye, mbajyana aho nshaka, mbakoresha ibyo nshaka. Ni ukuvuga iki? Abakristo rero ntago babyemera. Yesu ari ijambo maze iminsi ndi kuvuga, yaravuze ngo umutwaro wanjye nturuhije, ariko witwa umutwaro. Ni umutwaro nubwo utaruhije ngo ni umutwaro. Yesu rero hari umutwaro kwikoreza, uwo kwikoreza ni uwuhe? Ni ijambo rye, kugendana naryo, gukorera muri ryo, kubana naryo, ukaryitondera. Niko Yesu yavuze ngo muryitondere, kuko abavuga ngo mwami mwami si bo data ashaka, si nabo bakristo, si nabo bankurikiye, si nabo bigishwa banjye, ahubwo abigishwa banjye nabitondera ijambo bakera imbuto. So rero umukristo yaje abatijwe akaza mu itorero, ageze ni nk'igiti kigiye mu ibarizo. Iyo igiti kigiye mu ibarizo ntabwo cyitwa urubaho ako kanya, kirabanza kigakurwaho ibi n'ibi, kigakurwaho ibi n'ibi, kigaca mu imashini. Muri Kristo Yesu rero aradukuraho ibisigisigi, akadukuraho karanda, akadukuraho imivumo, akadukuraho imikosha, akadukuraho imyaku, akadukuraho kavukire, akadukuraho ibintu byose byari bishamikiye kuri twe bidakwiriye. Noneho aho ngaho muri Kristo Yesu iyo tuhagumye duhinduka abo kwifuzwa, tugahinduka ab'umumaro, tugahinduka abagirira abandi umumaro, isi ikadukenera. Yesu niwe yavuze ngo muri umunyu w'isi, niwe yavuze ngo muri itara, niwe yavuze ngo mumeze nk'umudugudu. N'igihe twabaye aho ngaho muri uwo murima, iyo umuntu atari aho hantu, atari muri icyo cyerekezo, dayimoni yamwinjirira. None se uri umukristo ngo ufite igisuzuguriro gute? Hari uruhande utari waha Yesu. Uri umukristo ngo ufite icyangiro, barakwanga gute? Barakwanga nyine kuko hari icyura. Yesu ahantu yari ari hose yabaga akunzwe, yabaga aherekejwe n'imbaga nyamwinshi, habaga hari abantu batabarika. Promesse na Jane niko Bibiliya itubwira, ntabwo babaga babarika. y'Abahinde n'u Rwanda Noneho rero bihuriye ubuzima nabwo Yesu yicayemo cyangwa arimo cyangwa agenderamo bwamuhaye ikaze, burakundwa. Abantu bazagushaka, abantu bazaza aho uri. Kubera iki? Ufite uwo kwifuzwa muri wowe. Hanyuma rero dayimoni ziva mu muntu. Rebera uko twatangiye tugikizwa, ahubwo hari ikintu abantu batakaza. Iyo umuntu akijijwe aza akizwa bishaka, iyo abatijwe mu mwuka noneho biba akarusho, ababaye mushya. Kuko kubatizwa mu mwuka nibwo umuntu aba mushya, akaba mushya neza, akaba umuntu wuzuye. Now buriya buntu ahawe, kuriya kuba mushya hawe, bisaba ngo akurindira mu ijambo ry'Imana. Iyo atakurinze ashobora kugenda akongera akandura, kuko ibyanduza ntibibuze. Njya mvuga ngo iyo umuntu asohotse muri Kristo cyangwa asohotse mu ijambo rye akajya hirya y'ijambo, ibyo ahahurira nabyo ni akaga. Ni hahandi rero umuntu dayimoni mwinjira, ni hahandi dayimoni ishobora kwinjira. Ariko umuntu yafashe ibyumba by'umutima, kuko nkunda kuvuga ngo umutima w'umuntu ubamo ibyumba byinshi, akabihereza Kristo Yesu, akemera Yesu akategeka muri ibyo ngibyo, byanga bikunda umuntu aba set free, umuntu aba free, umuntu aba abatuka. Twasomye ijambo muri Yohana ngo umwana n'ababatura muzamubatura by'ukuri. Nta muntu ushobora kubatura undi, nta wagukorera deliverance yuzuye keretse Yesu. Yesu uri muri nge ashobora kunkoresha, ariko ni Yesu ubikora, nta muntu we ku giti cye ubikora. Umwana n'ababatura muzamubatura rero by'ukuri. Ahandi akavuga ngo ukuri ni kubabatura muzamubatuwe by'ukuri. Ukuri rero ni ijambo, kandi ijambo ni Kristo, nkuko muri Yohana habivuga. Rero umuntu ashobora gusenga akasambana, ashobora kuba ari umukristo akaba ari umunyabyaha. Kubera iki?
icyumba cy'umutima we cyo gukiranuka ntabwo yacyeguriye Kristo. Umuntu ashobora kubaho dayimoni ituruka iwabo, karande y'iwabo ikamukurikirana kubera ko nta mbaraga afite, nta bushobozi afite bwo gutsinda ziriya mbaraga. Pawulo yaravuze ngo mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo muneshe. Gutwara intwaro zose ni iki? Ni ijambo ry'Imana, ziri mu ijambo ry'Imana, mubashe kunesha Satani. Ariko iyo udafite intwaro zo kunesha, zo kurwana n'umwanzi ukurwanya, kuko iyo uje muri Kristo Yesu uhinduka ingabo ya Kristo, uhinduka umusirikare wa Kristo, ariko ingabo z'umwijima zizakurwanya. Bityo rero bisaba guhora wishingikirije kuri Kristo kandi ufite ibirwanisho byose byuze kugira ngo umwanzi atakurasa cyangwa akakwinjirira. Yes, ibyo ni byo. Kuko birayavuze ngo uwo mwana n'aba batura muzaba mubatura. Ni ukuvuga ngo niba twarakijijwe twarakiriye uwo mwana yaratubatura, byakasobanuye ngo nta dayimoni hasi ibyo biri hejuru cyane, nta muvumo, nta karande, nta satani byakabaye ikiboneka mu buzima bw'abantu cyane. Urabivuze mpita nibuka inzu, twese tuba mu nzu, ariko inzu urabizi ko ibirimo urumuri, birimo amatara, bifite ibyumba n'ibyumba biri byaka, ariko iyo winjiye mu nzu mu rukundo bisaba gucana. Noneho rero iyo ucanye ahantu banziriza gucana ni muri aho ngaho, noneho ibyumba utabicanye bigumamo iki? Umwijima. Kandi birahari. Niko Yesu rero ashobora kwinjira mu muntu ariko agacana muri salo, aho wamuhaye gucana. Yesu ntabwo ibindi byumba birimo iki? Imfunguzo hafunze. Iyo rero Yesu utamweguriye, ikibazo mfite cy'amatsiko, umuntu umwe yigeze kugurisha inzu, ibitekerezo byawe ariko ashyiraho agasumari muri salo, aravuga ngo aka gasumari ntabwo ni ibyawe, uretse gato mu byo tuguze ntago kari aha kagasumari uzakareka nakanje. Undi ati agasumari yego, agasumari ntacyo bivuze. Bukeye bishaka gushimangira yuko se abavuga muri comment bukeye azana ipusi yaba ari umwana kuri wowe, bukeye azana ibyaboze akubitaho. ariko imyaka ni imibare. Ndagira ngo nkubwire ngo uriya muntu inzu ku gasumari uriya muntu yayisohotsemo. Bivuze iki? Iyo umutima wawe utaweguriye Kristo ngo umuhereze umutima wawe wose, tubabwire ko bisa migambi ururimo uravuga uti gusinzira nicyo kibazo abakristo bagira. Gusinzira nicyo kibazo. Umukristo wasinziriye dayimoni zirinjira kuko yasinziriye. Kandi Yesu yaravuze ngo muhore muri maso mukenyeye amatabaza yanyu ahore yaka. Yavuze n'ikindi kintu aravuga ngo muhore muri maso kandi musenge ubudasiba. Kubera iki? Kuki yavuze ngo musenge ubudasiba? Azabo turwana nabo. Kuki Yesu mwenyewe wari ufite ubumana 100% afite yambaye n'umubiri 100%, kuki we yavaga kubwiriza akajya gusenga? Yarazi ibyo rwana nabo. Hari n'abo yakizaga akababwira ati ntimubivuge. Hari naho ngo bajyaga bamutera bashaka kumuhirika ku manga akabacamo akagenda. Niba baratinyutse umwami w'abantu, wowe urinde wo kutaba maso. Bamaso akabanyuramo ngo akabanyuramo akabigofora bakabura hanyuze mbega imbaraga. Aho nizo umubiri ni amavuta, aho yari mu mubiri, kuko iyo uri mu mubiri urarwanwa, uraterwa. Hari intambara bigusaba kurwana mu mwuka, hari niyo bigusaba kwiruka, hari niyo bigusaba gusenga. So umukristo akwiye kuba maso kugira ngo umwanzi atamwinjirira. Nutaba maso umwanzi yakwinjirira, kuko ashobora kwinjira akakuboha amaguru n'amaboko, yarangiza akagukoresha ibyo ashatse byose.
niho rero umukristo ashobora kwinjirirwa na dayimoni ikaza igatura muri we kubera iki yarasinziriye umwanzi aramwiyo ikizana umwanzi ni ukwiba kwica no kurimbura aza akakwira ijambo ukibagirwa icyo wavuganye n'Imana ukibagirwa amabanga ufitanye n'Imana kabiri umwanzi agatangira kwica bimwe mu byo wari ufite akica iyerekwa ryawe akagukuraho ibi nibi akagukuraho ibi nibi none akagusinziriza igihe cyawe kikagenda kirenga niho ujya ubona umukobwa hano ujya ubona umukobwa yakarantitse yagize imyaka 40 ukabona yagize 40 ukabona nibwo yicuze abaye nk'ushaka gushaka ariko muri iyo myaka 35 30 ningaye yabayeho asinzirije abaza bose ati ntago wize menshi ntago ufite amafaranga ndashaka ufite amafaranga ndashaka miliyoneri ndashaka ukijwe uwera umeze nka marayika kandi ntawe wabona ugasanga imitekerereze ye umwanzi yaramwibye noneho kuko kumwiba akazagera igihe abaho akicuza akavuga ati yageze mu myaka itari yo kubyara agatangira gutanga ibyifuzo byo kubyara agatangira kujya gusenga ku misozi gusengera urubyaro kandi igihe cyaragiye yaribwe umwanzi yamwibye naho ibyo umwanzi yakwibye byose bisubirana mu izina rya Yesu uburyo umwanzi yagusinzirije kanguka Bibiliya ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe kurasi ijambo ry'Imana iyo rije riza nk'umucyo iyo ryakiye rirakumurikira rigakuraho umwijima hanyuma rero urabagirane ni igihe cyawe cyo kurabagirana ni igihe cyawe cyo gukurwaho iyo dayimoni ugasanga dayimoni yakarandiraza bapfa batari bageze 50 ntibarenze 50 wowe byange umenye kuri umwana w'Imana iyo dayimoni uyikubite bitwa na kanseri ngo bitwa na diabete byange akiyo dayimoni ko yagukurikirana utandukane nayo kandi biremera Imana ni umufatanya bikorwa natwe yaturemye mu ishusho yacu iratwohereza ngo tugende dukore ntabwo dutegetse ngo tugende twicare yaratubwiye tugende dukore dusenge tugende dukorere protokole y'iby'Imana iduha tubigiremo ubwenge tuganire nabyo yabwiye Adamu na Eva irababwira ngo mbahaye ibintu 5 mugende mwororoke mugwire mwimenyereze isi mwuzure isi mwimenyereze ibiyirimo kwimenyereza ibintu biyirimo ugomba kwimenyereza ukimenyereza kubana n'inyamaswa ntizikurye ukimenyereza kubana n'abantu ntubabere ikibazo nabo kandi ntibakubere ikibazo ukimenyereza kubana n'amafaranga ntakugire ububasha ukimenyereza kubana n'icyubaro kandi icyubaro ntikigutwaze igitugu ngo gitume wishyira hejuru ugomba kwimenyereza ibiri mu isi ntibigutegeke ahubwo Imana irababwira icyanyuma irababwira ngo mugire ububasha mugire ubutware hejuru ya buri kintu cyose mbahaye imbaraga zo gutegeka ibintu zo kwita ibintu amazina zo gutwara ibintu byose biri ku isi ubwo butware rero tubugiriye turi muri Kristo Yesu nawe ufite ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion ufite ubutware bwo gukandagira satani ufite ubutware bwo kwirukana dayimoni yari iri ku buzima bwawe ufite ubwo butware ubwo ni ubutware Imana yaturemanye ugategeka ibintu byose bikakumvira Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu ndagira gusengera abantu badukurikiranye kandi tubategekeye dayimoni yari yarakwinjiriye gusohokemo mu izina risumba yandi mazina yose uyu mwanya ubaye free uyu mwanya uri free urabohoka Bibiliya ivuga ngo when the son sets you free you shall be free indeed umwana n'ababatura uko ijambo ry'Imana ryakira mu buzima bwa ugenda ubatuka uko ijambo ry'Imana ryinjira ugenda ubatuka ubaturwa bihwanye n'ikigero cy'ijambo wumvise cy'ijambo wakiriye cy'ijambo wemeye ko rigukorera cy'ijambo wemeye gushyira mu bikorwa amahame y'Imana arahari ayagukiza ayakurokora ayakuzamura ayaguha icyubahiro amahame yaguhakurama arahari yose ijambo ry'Imana ni umwuzuro ijambo ry'Imana ni ubutunzi bukomeye hanyuma rero reka rikubature rikubohore reka ijambo ry'Imana kubature kandi rikubohore hari akantu nshaka kugira ngo nyoboremo abantu yego bari abagore babiri basinziriye umwe akangutse asanze arebye neza ngo asanga afite umwana utariwe agiye kubaza uriya aramubwira ati wasinziriye uryamira umwana wawe undi atari ku mwana n'uwawe baraburana wa undi ufite umwana bibye aravuga ati ariko nubwo udashaka umwana wawe hari ahantu twajya
hari ahantu kumenya aho ugomba kubariza ibyawe. ugomba kumenya. Arambwira ati niye tujye ku mwami, tujye ku mwami. bagezeyo baragenda bageze imbere y'umwami. umwami ati ngaho muvuge ibibazo byanyu. uyu ati umwana muzima niwe wanjye, uyu ati wapfuye niwe wawe. baraburana. umwami aravuga ngo reka ncurwe urubanza. hari ikintu umwami ashaka gukora ku buzima bw'abantu. dufite umwami uri bugusubize ibyawe. umwami aravuga ngo muzane uwo mwana tumukatemo kabiri, mutware igipande undi atwara igipande. wa undi wibye aravuga ngo nimukatemo kabiri twese tumubure. wa undi nyiri umwana nubwo yasinzire bakamwiba, ariko yamenya aho ajya kubariza, yamenya aho ajya kugaruriza, yamenya aho ajya kuburanira. cyangwa abantu bakamenya ko Yesu waje ashobora kutugarurira ibyacu, ashobora kuduhindurira amateka, ashobora gusohora dayimoni zinjiye mu buzima bwe, ashobora guca za karande n'imivumo iri muri twe ikagenda tugahinduka abanyamugisha. haleluya. ko abantu ntibarimo kubimenya cyangwa ukabimenya, ariko uyu munsi turakurangiye. ngwino kwa Yesu. arangije aramubwira ngo mwami, nubwo wamunyibye, nubwo ari uwanjye, ariko ntumwice, mumuha mujyane. yemera kumuheba. umwami ahita aravuga ngo ruriciye. rurarangiye. umwana n'uwo mufitiye imbabazi. umwana mufata umusubirane. umwana asubirana mama we, mama we asubirana umwana. ibyo dayimoni zatwaye, ibyawe byagiye. tugiye gusenga Imana. izere Kristo, wizere ijambo ry'Imana, wizere imbaraga z'Imana, urasubirana ibyawe. umwami agucira urubanza na Satani wakunyaze, wakwishe, wakuje umuryango, wakuje kubaka, kubuza gushaka, agasenya ibyawe, akakwiba. uyu munsi ubuzima bwawe bukaba butaye agaciro. reka umwami agucira urubanza, akureho ibyo bintu, usubire. umwanzi yarakuguraniye, ariko subirana ibyawe. neze ajya agurana umubiri wawe, akagurana intekerezo, akagurana abantu, akakugurana, ariko subirana ibyawe. sengera abantu. reka dusenge. Imana igusubiza ibyawe, gusubiza agaciro kawe, gusubiza umuriro. Mana, mu izina rya Yesu ndasengeye uyu muntu ngo musubize ibyo Satani yamunyaze. ndabasengera mu izina rya Yesu. dayimoni, ndagutegetse, va mu buzima bw'uyu muntu, va mu buzima bw'uyu mubyeyi, va mu buzima bw'uyu mugabo, va mu buzima bw'uyu mukobwa, vamo mu izina rya Yesu. nasubirane agaciro ke, nasubirane umugisha we, nasubirane icyubahiro cye, nasubirane ibye, nasubirane mu izina rya Yesu Kristo. Mana Nyiringabo, ndagushimiye kuri Imana ibohora, ndagushimiye kuri Imana ikiza, ndagushimiye kuri Imana ituma ibyari byarapfuye bizuka. uyu muntu nasubirane ibye, umubiri usubirane, ibyo yanyazwe bisubirane, akazi kagasubirane mu izina rya Yesu Kristo. urakoze Mwami Imana, turagushimiye kuko batuye ubuzima bw'abantu, kuko batuye ubuzima bwa benshi. abumva iri jambo ry'Imana, abumva Mana, reka babatuke mu izina rya Yesu, kuko kumva gutuma umuntu yize, kwizera gutuma umuntu abaturwa n'imbaraga zawe. ndagushimiye ko batuye umuntu, ndagushimiye ko wumvise ijambo ryawe. Mana, kurikiza abantu mutima babatutse mu izina rya Yesu. haleluya. urakoze mu izina rya Yesu. amen. Imana iguha umugisha, Imana ibahe umugisha cyane. utari wakora subscribe wayikora, warayikoze ushobora gukora share, like, ugashyiraho comment, ugashyiraho ibyifuzo byawe. ushobora kuduhamagara tukagusengera, tukagufasha muri byinshi cyane. ukeneye ubufasha kandi turahari. n'Imana yaduhamagariye, tanga nomero zawe. Imana ibahe umugisha, turahari. n'Imana yaduhamagariye. abenshi turabasengera, dayimoni zavuye mu buzima bwabo, imyuka yavuye mu buzima bwabo, barabatutse, bahagararanye n'Imana, barimo barinjira umugisha wabo. hamagara 078 960 963 83. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. murakoze cyane. murakoze. Imana ibahe umugisha.